Shalom shalom, ndabasuhuje nshuti bakundwa, amahoro y'Imana nabe mu mitima yanyu. Ndagushimye wowe wahisemo neza kubana natwe mu bihe byiza byo gusenga no gusobanukirwa byinshi mu bihe byo gusenga. Turi mu minsi, turi mu cyumweru cyo gusenga, turebera hamwe imivumo icyo ari cyo, karande icyo ari cyo. Uyu munsi rero, ejo twarebeye hamwe karande y'ubukene ni ibiyitera. Uyu munsi wa none tugiye kureba ese ni gute wava mu bukene kugira ngo winjire mu mugisha w'Imana. Ijambo ry'Imana mu itangiriro riravuga ngo Imana irema umuntu, Adamu na Eva, irangije irababwira bari muri Edeni, iravuga ngo nimugende mwororoke mubyare mugwire isi. Ntabwo nshuti mwene data kubyara ari ukubyara abana gusa, kororoka si uko wabyaye, ahubwo hano harimo ibintu byinshi. Mugende mugwire mwororoke mugwire isi. Uzagwira mu migisha Imana izaguha, uzagwira mu rubyaro, uzagwira mu buzima bwa buri munsi. Icyo uzakora cyose kigomba kugwira, amahirwe yawe agomba kubaho, ugomba kubaho mu buzima bugwiriye kuko ni isezerano Imana yaduhaye. Rero turareba ni gute wava mu bukene ukinjira mu mugisha Imana yaguhaye, wa wundi wo mu itangiriro nyine, aho Imana yahaye umugisha abana b'Imana. Rero nshuti, nakumara impungenge, ushobora kuba uri umukene, ushobora kuba ureba ibintu byose bikora ntibyemere, ariko nagira ngo nkubwire ngo ubukene ntabwo ari karande ku muntu. Ubukene burashira, ubukene buvaho, mwuka w'ubukene uvaho, mwuka muvumo uvaho. Ibintu byose muri Kristo Yesu bijya bibasha gukurwaho ndetse no kurimbuka mu izina rya Yesu. Rero tugiye kureba tudatinze, ni ibintu bitatu gusa, ntabwo ari ibintu byinshi byatuma twinjira mu mugambi w'Imana, Imana yadusezeranije. Ikintu cya mbere rero, isengesho. Ushobora gusenga iryo sengesho, ugatemagura imivumo, ugakuraho za karande, ugasenya ibikugose, ugasenya imbaraga z'umwijima. Ijambo ry'Imana rivuga ngo murwanye Satani ngo nawe azabahunga. Izi mbaraga ni imbaraga zose zikomoka ku mwanzi Satani, ariko nk'umunyamasengesho ushobora gusenga ugatemagura, ugakuraho, ugasenya. Ijambo ry'Imana ryarambwiye, riri muri Yeremiya igice cya mbere, avuga ngo nagushyiriyeho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga, gushyiraho gusenya, kubika, kurimbura. Mu izina rya Yesu rero, uri umunyamahirwe wamenye Imana, uri umunyamahirwe watoranijwe n'Imana. Ni ukuvuga ngo umwuka w'ubukene uzawuvamo mu gihe wamaze kumenya neza wa mwuka aho uva. Urebye mu cyigisho cya mbere cyabanje twavuze ejo, ni ukuvuga ngo umwuka w'ubukene nimba warigenzuye neza ugasanga aho uva, ufite imbaraga, ufite ububasha bwo kubasha kuwukuraho, kuwusenya, kuwurimbura mu izina rya Yesu. Rero mu masengesho yawe, senya, rimbura, ubaka, gira ibyo urema mu buzima bwawe. Imana ibaha umugisha cyane. Icya kabiri, ugomba kwihana no kwiyegurira Imana nk'uko tubisanga muri Matayo ibice 6 umurongo waho wa 33. Matayo ibice 6:33, turabisoma hano mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo mu izina rya Yesu. Rero ihane, numara kwihana ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Twabonye mu gice cya 28 mu gutegekwa kwa 2, aho imigisha yose izakuzaho niwumvira Uwiteka Imana. Kandi twabonye ko hari igihe ujya mu mwuka w'ubukene kubera ko ababyeyi bacu cyangwa se natwe ubwacu tutigeze twumvira Imana, tukaramya izindi mana. Rero ijambo ravuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose bizaza ari inyongera. Rero mwene data, nimba urushye ukaba uruhijwe n'uyu mwuka w'ubukene, shaka Imana, hanyuma nurangiza usenge, usenya izo mbaraga. Izagufasha rero kugira ngo ukomere mu buzima bwawe kandi ubashe kwakira umugisha Imana yagusezeranije. Ikindi cya gatatu ni ukurwanya iyo myuka mibi y'ubukene, ukayikuraho,
ukoresheje ijambo ry'Imana, kurwanya iyo myuka mibi, kurwanya uwo mwuka, ugahagarara mu ijambo ry'Imana, ijambo ugahagarara ukavuga ati Imana yavuze ko nzaba umutwe ntazigera mba umurizo, Imana yavuze ko izampa umugisha mu buzima bwanjye mu byo nzagerageza gukora byose. Bibiliya iravuga ngo umurimo werekejeho amaboko ukorane umwete kuko ni wowe wenyine uzaguhesha ingororano. Nimba uzi gukora neza rero birakwiye guhagarara muri iryo jambo ukavuga ngo umurimo ndi gukora ugomba guhabwa umugisha, nimba ndi gucuruza ngomba kubona umugisha, nimba ndi guhinga ngomba guhinga nkeza, nimba ndi mu kazi ngomba kubona akazi keza nkagakora kandi kakagira umumaro. Wari uzi ko ushobora gukorera amafaranga makeya, ayo mafaranga akakugirira umumaro kubera ko ari mu mugisha w'Imana? Wari uzi yuko ushobora kuba uri umukene ukagira umugisha kuruta abakire kandi ufite utuntu duke kubera yuko ibintu byawe biri mu Imana? Rero fata ibintu byawe usenge, usenye umwuka w'ubukene, nurangiza ubyubakisha ijambo ry'Imana. Sindi umutwe sinzaba umurizo, ndi umutwe, sindi umukene ndatunze, mfite ubutunzi bwinshi. Ukatura amagambo y'ibyiringiro, ukatura amagambo y'ubutunzi, ukatura amagambo y'imbaraga kuri wowe. Rero usenge kandi urwanye uwo mwuka, Imana yo mu ijuru izakugirira ubuntu n'imbabazi. Rero mwene data, Imana guha umugisha kandi kugirire neza. N'ibyo bintu uko ari bitatu nagira ngo turebere hamwe. Imana si umukene, Imana ni umukire, kandi ubukene si ingeso, nta nubwo ubukene ari indangamuntu yawe. Iyo ndangamuntu ugomba kuyivamo. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu niyambuye indangamuntu y'ubukene. Mwene data, mushoboze kwiyambura indangamuntu y'ubukene, indangamuntu y'ubutindi, indangamuntu y'amadeni, indangamuntu y'ibibazo, indangamuntu y'ibyago, indangamuntu y'ibibazo n'intambara. Data, turabyiyambuye, turabijugunye, turarema ubuzima, turarema kubaho, turarema amahoro, turarema imbaraga, turarema ubutunzi. Sindi umukene, ndi umutunzi, sindi umutindi, ndi umukire mu izina rya Yesu, kubera yuko Data wa twese ngufite nk'Imana umutabazi ushobora byose. Data, ngomba kugwira, ubuzima bwanjye bugomba kugwira, umuryango wanjye ukagwira, abana banjye bakagwira, urugo rwanjye rukagwira mu izina rya Yesu. Ibyo nkora bigomba kugwira, ubucuruzi bwanjye bukagwira, akazi kanjye kakagwira, amahoro, umugisha, ngira umugisha mu rubyaro, umugisha mu rushako, umugisha mu buzima bwanjye bwose mu izina rya Yesu. Girira neza abavandimwe n'inshuti, girira neza abanyamasengesho bose. Mana, twubakire ubuzima, ubaka ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese, ubaka ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese urushye kandi ubabaye, utwubakire kandi utwuzuze imbaraga z'umwuka wera. Urakoze Data ko ubikoze, urakoze ko wumva gusenga, urakoze gukiranuka, urakoze ko wera. Amashimwe n'icyubahiro ni ibyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha mwese, ndabakunda cyane, amen.